twatangiriye hakuno. Njye ni Mr Obed ngiye kubagezaho akafilime. Iyi ni inkuru nziza tugiye kureba, inkuru yigisha cyane, inkuru ndetse inkuru yigisha ubuzima bwa buri munsi. Dutangiranye n'umukecuru gutyo. Umukecuru yaraje atereka ibintu by'iwe aho ngaho hasi, arangije yarazanye isafuriya, bigaragare ko ni isafuriya ishaje, ni isafuriya itari nshyashya. Hano hatamutse bavuga ati twakerererwe, twihute mana. Ese nukuri kirimo naramubwiye ngo muzarike twihute. Umukecuru arangije ababwira ati munyanganire gato bana banjye, ati ndagira ngo mbafashe, ndagira ngo musabe ubufasha. Ati ndabingize ni mumfashe, ndashaka ko mumfasha nyine kugira ngo muntwaze kano gasafuriya kuko ndushye. Uyu mukobwa avuga ati twe twakererewe mama, ntago ari ngombwa kugira ngo tugufashe, twe twakererewe. Uyu arambwira ati nimukajye mwumva abakecuru, mwenyamara ni mumfashe. Uyu mukobwa arabyumva, umukobwa uri hagati bigaragara ko wagira ngo ni umunyampuhwe. Akadutangiye rero bakise isafuriya y'umurozikazi. Nguyu angu arabyumva ati bakobwa mwatse tugafasha uno mukecuru, dore arashaje. Abarabata ariko warasaze wa mukobwa warasaze. Isura kubona no mukecuru ibi bintu twe twayiko. Uyu aravuga ati ntago turi bubashe kumusiga ahangaha. Uyu aramubwira ati ibaze ari mama wawe byagenze gutya, ese wamusiga ku muhanda? Abaramubwira ati Adam, aturi ikigoryi Adam muri aka kanya, uziko dufite test none ahangaha ukaba uri gutinda kuza ngo tugende, ase urumva uri muzima? Uyu nguyu aravuga ati niba mutari mumufashe genda mufasha. Ati niwite wa gikobwa we, igikobwa cy'ikigoryi gusa. Uko niko bavuye aho ngaho. Uyu mukecuru aravuga ati ndakwinginze mwana wanjye, mfasha, ndakwinginze mukobwa wanjye. Uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo, reka ze ngufashe. Uyu mukobwa arunama, uyu mukecuru amubwira ati giruze uraza inyuma yanjye. Uyu mukobwa ati uyu mukobwa ati mana yanjye, atangira gutaka. Bigaragare ko isafuriya yari ikomeye cyangwa yari iremereye mu buryo budasanzwe. Uyu mukobwa yishyira ku mutwe. Uyu mukecuru aramubwira ati ushobora kuyitwara, ngwino nkurikire mukobwa wanjye. Uko niko bahuye n'umukecuru. Aka nuko tugatangiye, akabakise isafuriya y'umurozikazi. Uyu mukecuru agenda avuga ati unyihanganire mukobwa wanjye, unyihanganire nyine ndakwinginze unyihanganire. Gusa mu bigaragara iyi safuriya y'umukobwa atwaye, iyi safuriya iraremereye cyane. Uyu nguyu akomeza kuyijyana gutyo. Nkurikire ati ndakwinginze mwana wanjye ihangane. Uyu mukobwa agenda amubaza ati se nta bana ugira? Oya ngo mwana wanjye ngwino ndakwinginze wihangane, ngwino ugenda unkurikira. Umukecuru arakomeje aragenda, uyu mukobwa aramukurikira. Ariko gusa mu bigaragara ino safuriya ishobora kuba ari isafuriya igize iremereye cyane. Uyu mukobwa rero arakomeza aramukurikira. Umukecuru ntabwo tumuzi, nubwo mbere tubibonye. Uyu mukobwa nawe nibwo tukimubona nonaha rero akatwakise nk'isafuriya. Ndacyari Mr Obed. Kore subscribe, kore like, ukore share ndetse na comment, ubundi dukomeze kubijyanamo neza cyane. Uyu mukobwa ageze ahangaha, umukecuru aramubwira ati hagarara ahangaha twageze ni mu rugo. Ati mama, ati mu rugo nihe? Nta nzu ndi kubona ahangaha. Ngo itereka aho ngaho, njye nageze mu rugo. Ati shyira hasi mukobwa wanjye. Uko niko umukecuru amubwira. Manuka buhoro buhoro, ati shyira hasi buhoro buhoro. Uyu mukobwa yishyira hasi, bigaragara ko iremereye. Ati urakoze cyane. Ati urakoze cyane mukobwa wanjye. Ati shawa mbere umwana mwiza. Ati se ati nshaka kuguhereza ino safuriya. Uyu mukobwa araseka ati nshaka kuguha ino safuriya. Uravuga ati mama, ati se niki nzajya gukoresha iyi safuriya isa nabi? Ati wigira ikibazo kandi urakoze cyane, ntabwo nyine isafuriya. Uyu mukobwa aramubwira ati mukobwa wanjye, ati iyi safuriya ntabwo ari isanzwe, ni iy'amaji kandi ugomba kuyitwara. Kandi yari yambwiye, nari nzi ko umuntu uri bumufashe ndibuze kuyimuha. Uyu mukobwa aramubwira ati se niki kirenze kuri iyi safuriya? Ati ibyo uri kuvuga ni ibiki? Ati mama, njye mfite amasafuriya mu rugo kandi iyi safuriya ndabona bimeze kimwe. Ati nta kibazo, ibintu n'ibyo bimeze neza. Ati mukobwa wanjye, ati no safuriya ifite imbaraga kandi ikintu cyose ushyizemo imbere irakizana ikakigira cyinshi cyangwa ikacyongera. Ati ngo
kuna safuriya cyongera umukecuru bati yego ati se reka mbigukorera hari amafaranga ufite ati uyu ngabo ati ngiye mfite amafaranga makeya ngiye kuza gutega ayo mafaranga niyo sigana umukecuru avuga ati ariko yazane umukobwa aravuga ati ngewe rero nawe n'andi mafaranga afite ati ntugire ubwoba umukobwa wanjye wowe bikore uyazane uyu mukobwa aravuga ati reka nze nyaguhe uyu mukecuru aramubwira ati ubu uzana amafaranga ubundi nkwereke ukuntu iyi cafuriya ikora uyu aramubwira ati yashyiremo imbere aho ngaho mo imbere mu safuriya uyu mukobwa aramubwira ati mama ntahandi mafaranga afite ihangane uyu mama ati mukobwa wanjye wigira ubwoba wowe fungura uyashyiremo fungura uyashyiremo uyu mukobwa araza arafungura mu gufungura abona nta kintu kirimo ati mama ko hano mu isafuriya nta kintu kirimo kandi ikaba yari iremereye wowe ushyiramo nurangiza upfundikire uko niko yamubwiye uyu mukobwa arangije aterekamo igihombe n'icyo yari afite arangije arabwira ati reka nze mpfundikire uyu mukobwa arapfundikira umukecuru araza aramubwiye ngo agiye kuyatubura ngo niko isafuriya ikora arangije araza iyi safuriya akubita hano ku ruhande akubita ku rundi ruhande arongera akubita ku rundi ruhande ukurikira urebere amaze gukubitaho yegera ku ruhande ati mukobwa wanjye ati fungura umukobwa wanjye fungura umukobwa araza gufungura mu gufungura isafuriya yuzuye amafaranga ati nyagasani amafaranga mama amafaranga ngo se bishoboka gute ati se aya mafaranga ni mazima ati yego umukobwa wanjye ni mazima ati se aya mafaranga avuye mu gihumbi cyanjye cyonyine ati nabikubwiye ino safuriya ni iyamaje ati se narindi ikigoryi ngiye kumukira ati mukobwa wanjye ngiye kumukira reka nguwe agasopa ukoresheje ubwenge mukobwa wanjye ati imbaraga nyinshi ati zitanga inshingano nyinshi ati se mama uri kuvuga utanga imbaraga nyinshi umukecuru arabura umukecuru mukura umukobwa arikanga ati mama ugiye umukobwa arazenguruka ibimubayeho ntabwo byakubaho reka mpagarike kugira ngo tubyumvikaneho neza ni ukuvuga ngo uyu mukobwa ahuye n'umukecuru kubwira ubuntu bwiwe nyine gufasha abantu abonye umukecuru aramubwira ati ntwaza no safuriya arayimutwaza bageze ahantu cyangwa se ahandi arayimuhereza arangije aramubwira ngo ino safuriya ikintu cyose ushyizemo kiragenda kikiyongera cyangwa kikivanamo ibintu byinshi arangije ashyiramo igihumbi kuko ariko umukecuru aramutegetse none igihumbi kivuyemo amafaranga menshi bisobanuye ngo ikintu cyose washyiramo yaba ari amafaranga yaba ari iki kiragenda kikikuba kikava nk'ibintu byinshi uyu mukecuru bigaragara ko nta n'uwari uhari akaba yarayamubwiye ati umuntu uri buze kuyintwaza narizi ko ariwe ndi buze guha ino safuriya ariyo mpamvu rero byari bigenze uko niko tugatangira rero akatwakise ngo isafuriya kurikira uyu mukobwa byaramucanze bikomeza kumucanga cyane gusa nubwo bimucanze gusa bimubayeho ni ibintu atazi cyangwa ni ibintu bimucanze kurikira undi rebere uko niko tugatangira afashe isafuriya asanga iroroshye arayiterura amaze kuyiterura arirukanka asubira ku ishuri ageze ku ishuri ati bashyike banyu ati ntabwo mwabyizera ati se n'ibiki ati se wa mukobwa we wari uzi ko ibintu byakurangira ati maka yamaze kumushyiraho ko wasibye kandi na sitese twakoze wayihombye wayirasa ati se ninshake nyihombe kubera ko hari ikintu ufite cyiza kandi kizima ahangaha uyu mukobwa araje afata igikapu ngo hari ikintu kizima ngo yatomboye cyangwa yabonye ngo niyo mpamvu guferinga tesite ntacyo bimubwiye arangije akuranga amafaranga ati se amafaranga yakuye ati amafaranga niyo mpamvu yatumye ngewe nyererwa ku ishuri arangije ariruhutsa aho murazi n'ikindi aka gasafuriya kurikira kano gasafuriya iyi safuriya yabikoze baramuseka
arababwira ngo ino safuriya niyo yabikoze. This guy is going nuts already. I already told you. This guy is umukobwa crazy. agiye gusara kandi umukobwa n'umusara ati ntabwo ndi gukina jewe. Iyi safuriya ifite amafaranga, ifite imbaraga zo kukuba ibintu byose bigiyemo imbere. Ati ino safuriya ati byiza ngaho mpereza iyo ji yawe uri kunywa. Why? Kubera icyo utayima jewe nakubwiye ngo wowe uri umusazi ntabwo naguhereza ji yanjye. Ati njye mfite amafaranga kandi iyi poti ishobora kumufata menshi ngaho mpereza wowe iyo ji yawe gira vuba nta kibazo. Ati niyo mpamvu ngira ngo rero ubyitegereze neza urebe. Arangije ashyiramo ji. Umukecuru ubwo yamubwiye ngo ayikoreshe mu bwenge bwinshi akubitaho gatatu kuko yabonye ko ariko umukecuru abikora. Uyu mukobwa arangije arapfundura, mu gupfundura hajyamo jisho barikanga bagiye kwirukanka. Ati mwe mureke kwirukanka ubundi mugaruke. Ati nimuze kuki muri kwirukanka? Ati ngiye muhaye ji imwe ntabwo wabibonye se none zivuyemo nyinshi. Ibi nibyo nababwiraga rero mw'abakobwa. Arangije arazifata azimena hasi jiji azisuka hasi. Ati Ada ibyo ni ibiki? Real. Ati nizi jini za nyazo. Okay, wowe emereza telefone ya. Yamusabye. Ati wowe nkurikira. Icyamusabye ntabwo nyumvise neza ariko aragifata ayishyiramo. Bigaragara ko ari rineti cyangwa se iki. Arangiza gushyiramo aratereka apfundikira neza akubita ku ruhande nk'uko yabikoraga. Arangije gukubita ku ruhande arafungura neza cyane. Za biswi ziriyongera, zirazari biswi zimaze kwiyongera. Arangije avuga ati biswi nyinshi ngaho. This is real. Ati ibi ni ukuri. Everything is real life. Ibintu byose ni ukuri. Afata biswi imwe arayifundura agakuramo. Arangije ati Ada buratse ujya wirya ujye nta kibazo ntugire ikibazo. Ibi ntacyo byantwara. Ati ntugire ikintu unywa Ada ntugire ikintu ufungura ngo unywe. Arangije arafungura aranywa. Ati uziko nta kintu abaye. Ibi ngibi ni ukuri. Ni ukuri. Are you thinking what I'm thinking? Ati turabakire. Barangije barasara ngo tugiye kuba bakire. Bigaragara ko ino safuriya nyine igiye kubatuza. Barangije baraceceka ate muceceka babwira. Ati ati turagura ibintu byose. Ati tugiye kuba biloneri. Uyu ngiye ati rero niyo mpamvu ngomba kujya mu rugo gafata umusatsi wanjye nkawushyiramo ubundi ngahita nyira. Ibintu babiganira. Ati ukibye kuvuga nibyo. Ati ngenda tangura iPhone 16 kugira ngo nishyiremo hari ibitungamo byinshi ubundi ama iPhone 16 mitambo mucero. Ati tugiye kuba abakira. Uri ati iPhones ama iPhone. Arangije ati ibintu byose bidizayize neza tugiye gukira. Ati reka nguhe gasopo ugatange gutekereza uyikoreshe mu bwenge mukobwa wanjye. Nibyo yatekereje. Arangije aravuga ati hoya ibyo ntabwo twabikora. Nakubwiye aka gakobwa ni akagoryi. Ese nibyo uri kuvuga akakobwa? Ibi ntabwo nabikora. Ada ayisubiyeho rero. Ada tusugiye za safuriya arayibimba. Ada tugiye gukira. Ada ugiye aravuga ati ngiye ngomba kujya mu rugo. Asigaruka hano. Ati ino safuriya yavuye ku mukecuru kwa ama iPhone y'ibiki byose. Ibyo ntabwo ari byo muri safuriya. Ati Ada reba wowe ugomba kudufasha. Wowe reka idufashe dukore. Ati ni future murangiriza. Ati ibyo ntabwo ari ukuri. Ati Ada njye nakubwiye ngo wemereze iyo safuriya. Ati ndakeka ibyo uri kuvuga gukoresha ino safuriya ntabwo abikora. Ibyo ntabwo nabikora nyine iri kwigira mu rugo. Umukobwa arirukanka. Abakobwa ati mana yanjye we tugiye kuba bakire none duhombe. Bari baze kumwizera none batangiye kumwizera rero. Ada arangije aza mu rugo arakingura buhoro. Ada nyine avuye ku ishuri nonashitse mu rugo atangiye gukingura buhoro. Ada arangije arakingura neza cyane arinjira arafunga neza gahoro kugira ngo
kugira ngo batamwumva azanye isafuriya rero aza boroboro yuba anti wa barasohotse abaramubonye ati ada Why are you coming back from school by this ase time? kubera icyo uri kuza boroboro kandi ukabuje kanya uvuye ku ishuri amasaha atageze ati anti sasta nziza ati ada Why are you coming back from school by this time? ati ada kuki waje utize Auntie, we were doing something at school today. Daddy, what is that twakoze dirty ibintu thing you're byinshi holding in ku your ishuri hands? ati kuri iki si cyo kintu ufashe mu maboko Auntie, yawe this is a cyanduye pot, and it's not ati dirty. ada It just ati has ati this white iyi ni isafuriya looking thing that kandi covers isafuriya Ada, look like nubwo uri what? kuyibona isa Ada, nabi this dirty pot. ati ada iri kugaragara You cannot enter my home with iki this dirty gisafuriya pot. uzanye ntabwo Auntie, wakinjiza they mu gave me this pot. Do you know nyubako me yazanye because iki I'm gisafuriya practical? ati I'm in charge of the mama pot. I iki carry the pot back gisafuriya home. ni I don't have ikintu where to keep the baduhaye pot ku ishuri again. ngo This dukoreremo is the kind of pot we used to imikoro cooking in the niyo mpamvu village. ugizanye mu rugo When ngo we are ntibike doing occasion ati like se marriage, twebwe traditional and tuzanye iki everything, gisafuriya burial. ngo hano You ngo cannot mwana enter my ngakikacu home with this dirty ati pot, ntabwo Ada. wakinjira mu nzu Because yanjye I'm n'iki in charge of the gisafuriya pot. ada That is why I ati brought ngiye it iki home gisafuriya today. Ada, unyihanganire you will not enter my ngiye home with isafuriya this niyo pot. baduhaye ku Return ishuri it back. ati iki gisafuriya gisubize ku ishuri ubundi igihe ntabwo nyemeye arangije aramupfukamira yanze ko akinjiza ati ndakwinginze anti Let me keep this pot. reka in the house. nkibike ahangaha Tomorrow mu morning, nzu first thing byibura in mu the gitondo morning, I will ndaza carry the pot back to kukijyana school. ku ishuri gisubizeyo Ada. unyihanganire ariko But this nkibike pot is too ati dirty. You want to ada come and iki dirty this gisafuriya pot for me? kiranduye Eh? ubundi ni ukuri See, ikibazo first cy'ikintu thing tomorrow cyanduye morning, gutya return this ati mu pot gitondo back to cya the kare school. kare ukizindukana ugisubize ku Ada. ishuri ada Ada, return this pot jewe tomorrow. ugisubize ku ishuri mu gitondo uri kunyumva ti ngenda kurahiriye anti umukobwa arangije ariruhutsa bamwemereye kukinjiza arangije amaze kwiruhutsa agiye kukinjiza mu nzu mu gitondo aragizindukana ukurikira unirebere akinjizamo amaze kukinjizamo neza cyane tugaruka kuri abakobwa bataye umutwe babonye ikintu cyabakiza ariko ada yabigize ati dera urabizi ko dukeneye iriya safuriya turayikeneye iriya safuriya tugomba kumukonveka ada akayiduha ati hoya I calculated what we could do. ntabwo nareka iriya safuriya ngo ayijyane tugomba kuyishaka kandi iriya safuriya amadayama imisatsi ibintu byiza ati amatelefone ibintu byiza twabibona tukabikura muri iriya safuriya iriya safuriya niyo igomba kutubera future abakobwa yapanitse rero ati iriya safuriya nshaka ko tuzayibona ubundi iriya safuriya ati ndabibona umukobwa yataha umutwe atuzi ikindi ati se igiki I have a plan. What plan? ati njye mfite umupango uwuhe mupango kurikira bafite umupango tugiye kuyiba iriya safuriya kurikira uniyumvire umukobwa aratangara ati yego ibyo mvise nibyo wumvise neza tugiye kugiye adaratambuka ati anti atambuka ku bana ati turakubizi dufashe njye mfite abavandimwe banjye kandi turashonje nta kintu dufite cyo kurya ati dufashe uduhe icyo kurya ati se ababyeyi banyu bari he ati nta babyeyi dufite nta n'umuryango dufite nta na papa dufite ntabwo tuzi n'aho bari ni abana nyine bavukana bari aho ngaho bigaragara ko ari abana bato ati nta kintu ufite cyo kubaha ati uyikoreshe mu bwenge wa mukobwa we uyikoreshe mu bwenge ni amagambo akomeje gutekereza ati ok mukurikire ati mutegereze ndaje byibura iminota 5 ndaje adasubiye mu rugo yirukanka akunze gutekereza tuntu umukecuru amubwira ati uyikoreshe mu bwenge wa mukobwa we uyu mukobwa arangije agaruka mu rugo mu kugaruka mu rugo isafuriya arayisohora neza cyane amaze kuyisohora ayitereka ahangaha ku ruhande bigaragara ko nyine agiye kuyikoresha baramubwiye ngo ayikoreshe mu bwenge none agiye kuyikoresha arangije afata ahangaha ibiryo ni ibiryo apisuye cyangwa yibye mu yandi magambo abyibye anti we abishyira mu isafuriya mu kubishyira mu isafuriya akubitaho 1 2 3 amaze gukubitaho arapfundura mu gupfundura ibiryo byabaye byinshi bimaze kuba byinshi abikuramo ahangaha amaze kubikuramo abitereka ahangaha ku ruhande kugira ngo ajye kugaburira ba bana baramubwiye ngo nta biryo bafite
arangije ararangaguzwa impande n'impande. Mu kurangaguzwa impande n'impande afata bage yiwe. Mu gufata bage yiwe arafungura neza cyane. Maze gufungura hari ibyo yakuyemo. Amaze kubikuramo, mu kubikuramo uko mubibona akuramo amafaranga menshi cyane. Amaze kuyakuramo arayabara neza. Amaze kuyabara uko niko akomeza kubitekerezaho. Ati ni bangahe? Ni 5. Ubwo ngubwo byiza cyane. Acomora nk'amafaranga aho ngaho. Mu kuyacomoramo arayafata amwashyira mu gikapu, ayandi arayafata aragenda boro. Ukurikira akanuko kandi ubundi no nkuru nigucike. Ubuzikuru uri umufana wa Mr Obed Official TV, kurikira ubundi ino nkuru, ukore subscribe, shiriho n'inzogera, ino nkuru nigucike neza cyane. Dukomeze kujyana akanuko kandi amaze gupanga ibyo apanga, aba bana baramubona ati araje. Ati okay, muri wese namuzaniye ibyarya. Hari ibyo nabazaniye buri wese arye. Amaze kugira gutya akuramo amafaranga. Ati amafaranga. Ati urakoze mama, urakoze Imana iguhe umugisha. Ati munyumva, You children should not be here. mwebwe The days are mugomba dangerous. kuguma, if they ntabwo kidnap or mugomba anyone kuguma is aha. seeing you guys Ibi ngibi byaba ari bibi. You should not be here. You Reba, should go home mufite or go abana to bato school. mugomba kujya mu rugo cyangwa mukajya ku ishuri. Live here. Ndabinginze muva aha ngaha. Rero kugira ngo mbere yuko muva aha ngaha mufatire ibi ni iby'abana, ibyo ni iby'uwo mwana ufashe, ibyo ni ibyawe. Nawe ibyo ni iby'uwo mwana ufashe. Nawe ibi ni ibyawe. Nawe rero usigaye, nawe ibi ni ibyawe. Rero murabizi, rero ngomba kugenda. Ubundi muhite mufungaho mujye mu rugo, muhite muvangaho. Ati mureke tugende, tuva aha ngaha. Abana bava aho ngaho. Akoze ikintu cy'ubutwari. I see why this pot was given to me. Ati To help iyi mpamvu bamaye ino safuriya ni ukugira ngo mfashe abantu. Abisi gufasha abantu. Byiza. Arisa ati mukecuru ati mukecuru w'umunyabigwi. Ati ese wowe kuki wazanye nshaka kumereza isafuriya nanjye? Njyewe ndigira ngo ngufashe nanjye. Baragarutse ati uyu mukecuru namuhamagaye ntabwo ndigeze ubona. Ngize ngo yari kuza basi nanjye nkamufasha, nanjye kampa isafuriya. Uyu nguyu yarangije aramuseka. Ati wa mukobwa we, ibintu urimo ntabwo ubizi. Ati wowe tugende wa mukobwa we, ibyo urimo ni bike. Bari baje nyine kugira ngo nabo bafashe wa mukecuru ubundi abahereza isafuriya. Gusa uriya mukecuru baramubuza. Abakobwa babiri baje hano ngaha turahazi, ni wabona Ada. Wa mukobwa twamenye ko ariko bamwita. Barahageze barakingura. Bamaze gukingura barinjira. Bari bapanze ko baza kwiba ino safuriya, kandi isafuriya turabizi ko ibitse hano wabona Ada. Barangije baraza. Uyu mukobwa bamwisa Princess. Uyu mukobwa wundi w'imisatsi y'umutuku bamwitse Idera. Kurikire barangije baraza barakomanga pole barategereza. Nyuma yo gukomanga barategereje, barakomanga neza cyane. Ati yego ninde? Ati ndimo ndaza. Uwo ni anti wa Ada. Ati gitondo cyiza. Ndi mukecuru ngo ati Chidera and Success. Good morning. Chidera na Success. How you guys doing? Gitondo cyiza. Ese bimeze bite? Please, why is Ada? Ati se Ada arahari? Ada has left for school. Ada yagiye ku ishuri. Ati yagiye ku ishuri. Mama, we normally come here to wait for Ati se Anna. kube kise twaje kumureba. Again. Adasigaye agenda akadusiga. Uri Did you guys kubyumva? catch up with her on the way? Ati se kubera iki mutari kujya ku ishuri? Ntabwo yababwiye. Ati Ada nta kintu yatubwiye. Please, ma, Bati se mama, turakwinginze. any chance at all. Twari twabuze amahirwe kugira ngo ese hari isafuriya wabonye Ada yazanye aha mu rugo, isafuriya imeze gutya ishaje, ngezanye aha ngaha mu rugo. Uyu mukecuru abitekereza. Ati Okay, that dirty pot. ati kiriya gisafuriya gisa nabi. Ada has returned it back to school. Ati Ada gisubije ku ishuri. Ku ishuri niho yagikuye. Arabwira ati Ada yagikuye ku ishuri. Ati ku ishuri. Ati nyine iyo safuriya turayikeneye kugira ngo tuyisubize ku ishuri ngo yiduhereze mama. Ati nibyo
ati nibyo. But I told her to return the pot now. Namubwiye ngo ayisubize Anyway, let mu me ku ishuri. check. But I believe she has returned Reka the ndebe pot. ko yayisubije Let ku me just ishuri, check. ariko nizera ko yayisubije ku ishuri, reka ze ndebe nimba ihari. Baje kumubeshya nyine, bamaze kumenya ko Adalia mubeshye ko yayikuye ku ishuri. Rero baje kuyimwiba, baramubwiye ngo reka tuyisubize ku ishuri. Barangije barishima cyane, ubu bagiye gukira. Chidera. Yaraje arasura ati Chidera, ntabwo nabyizera ko iyo safari ikiri mu nzu yanjye. Ada namubwiye ko agomba kuyisubiza ku ishuri, none iracyari muze. Ese mwege iyi niyo mukoresha muri pratique? Iyi safuriya yayo isa nabi. Gaho muzabwira ikigo cyanyu kibugura indi safuriya nziza, ubundi kujya mujye mukoresha muri pratique ku kigo. Gaho mufate igisafuriya cyanyu mwabikobwa. Aba ngaba barangije bati amazing, tugiye gukira. Ati muvuze? Oya, nacyo tuvuze anti, icyo tuvuze gusa barakavuze ati tugiye gukira. Bakavuze ariko agiye kubona abakobwa bagiye birukanka kandi bagiye bishimye cyane. Ari bo mwese abakobwa, vipi zabo, ese igisafuriya gisa nabi ni gute bakibona bakijima. Abakobwa bagaruka ahangaha, mana yanjye, nyuma turayibonye, isafuriya y'amaji turayibonye, nyuma mana we, tugiye gukira. Nari nabikubwiye ko biza gukora. Ati nyuma na nyuma iPhone ngiye kuzibona nk'umucuruzi. Oya ngoyo ya imisatsi imwe myiza ndahita nyikora. Ewane nonaha reka tugende ku kazi, tujye ku kazi. Isafuriya turayitomboye rero. Abakobwa babonye isafuriya ubundi bacaho ukore kiro nirebere. Isafuriya ya Ada uko niko bayimwibye. Ati we, Ada niki se? Anti, the pot I came back. Isafuriya nazanye ntabwo ndi kuyibona. Ada nibyo uri kuvuga? The pot I brought from ya safuriya nazanye, imwe wabwiye ngo ni safuriya yanduye, wabwiye ngo ni imbi yanduye. Ati ya safuriya yanduye. Ati abashuti baje kuyitora. Ati biki? Bandi? Ati inshuti zo ku ishuri, inshuti zanjye zo ku ishuri. Ati okay. Ati do you know who they are? Ase murabazi? Ati Chidera na Success. Mana yanjye, adarabyumva. Ati safuriya yanjye, mana yanjye, Chidera na Success. Ati wanyishe. Ati urandangije. Ati se kuki wahaye safuriya? Ada ntago ndi kubyumva. Ni biki muri kiriya gisafuriya? Ati ira safuriya ntago ari safuriya isanzwe. Ira safuriya ni ati safuriya ifite iki? Kiragiye kwivamo, ahita yifata umuntu. Ati ni safuriya y'iki? Ada ntago ndi kubyumva. Ni biki ushaka kumbwira? Ati ira safuriya ni safuriya yanduye. Ati ni safuriya yanduye. Niyo mpamvu nayibahaye none ukaba woteye umutwe. Ati mana. Ati ni wakagombye kumbwira. Ira safuriya nayizanye mu rugo kubera ko nayishize hano mu rugo kugira ngo ibize kubitekanya. Ese ni biki gisafuriya uri kuvuga? Kubera ko kiriya gisafuriya uri kuvuza induru kubera igisafuriya cyanduye. Ati se bavuye baje cyari. Ati bagiye kare bagiye ku ishuri kare. Ada arabyumva. Ada yarirukanse kugera aha ngaha. Hari uwo bahuye ati unyanganira. Ati se babarira Success na Chidera baje ku ishuri none. Ati ntago baje ku ishuri none. Ati arikanga. Ese hari ikibazo umukobwa we? Umukobwa yikanze cyane. Isafuriya yamukanze. Ukurikira unirebera aka kanya aba bakobwa nibo batsindiye isafuriya. Bamenye ko isafuriya ari amaje, ubundi bagatsindiye. Ndacyari Mr. Obed. Ati si isafuriya urabyizera? Ati ugomba gushyiramo ikintu mo imbere ubundi kugira ngo tubyizere neza, turebe ko ibintu ari ibya nyabyo. Ubundi hari ibyo bazanye ngo bacekinge bari bijyari byo. Amukubita urushyi. Ati so wa mukobwa we, shiramo kimwe. Amukubita urushyi kugira ngo amwereke ko agomba gushyiramo kimwe. Aka gafilime kaci ni keza. Ubundi kuri kimwirebera. Ubundi nashyizemo bazanye amandazi. Ubundi nabo baverifiye. Ubundi ade ibyo yakoraga ni ibiki? Hajya step ya mbere yabigenzaga gute? Yaragendaga agakubita inshuro eshatu. Okay, eshatu. Arakubita, akubita inshuro eshatu ziragera. Bararebana. Ati se uri gutekereza iki? Ngafungura. Ujya nawe fungura. Okay, fungura ariko wa mukobwa we, fungura. Ubundi turebe.
batinya kuyifungura, batinyamo gake gakeya, ubundi bafungura poripore nyine boro boro, kuko urumva bafunguye bigina no ku ruhande isafuriya yuzuye amandazi. Nyagasani, isafuriya yuzuye amandazi. Ati hey mana we, uziko yego we, uziko biba, uziko bikunda. Nyagasani akura n'irindazi, ati uziko ari ibyo, murabizi amandazi yuzuye. Abakobwa nyine n'abasazi, none amandazi yuzuye batangira no kuyarya. Ati sukari yawe nyayo, nayo nyayo wanjye, je nayo nyayo, mana ye, mana wa, urabizi ibi ntabwo nabyizeraga. Okay, turakize nene. Abakobwa barabyemera. Ada aza yirukanka, yaje yirukanka, isafuriya yamutesheje umutwe, yaje yirukanka cyane. Ati success. Bamwishe rero. Ati se niki Ada, ndibiki bya success. Ati ma success ari he? Ati success ni yaje ku ishuri, yagiye ku ishuri asubiye. Ati success yinjira mu nzu. Ati mukobwa wanjye nibyo byabaye, ese kutambwira ngo ndiki cyabaye? Uyu nyuma ma success. Ati umukobwa wanjye yafashe ikintu cyanjye, kandi icyo kintu cyanjye umubwire akizanire yihuse, kuko natakizana ndaza kumwica. Anzanira ikintu cyanjye twaye. Chidera asubirayo yirukanka avuga Chidera, bigaragara ko ahangari kwa success. Ati tegereza Ada ndakunyiza ngwino, nibiki byabaye? Ngwino mbwira ibyabaye, ndabibona. Ambwira wa mukobwa, ambwira niki success yakoze. Success yakoze iki? Success wakakobwa we wakoze iki? Uyu mukobwa success yumvishe Ada aresha, bigaragare ko Ada yataye umutwe rero. Aramubwira ati nutanzanira uwo ikintu umukobwa yatwaye success ndaza kumwica. Aha ni wabona success. Ati Dera, ati urakeka ibyo bintu ni byari ngeze? Ati yego yagiye. Ati se nibiki uri gutekereza aka kanya mu yindi plan? Ati urabizi, ndabizi rero, arabizi ko twayibye. Ati rero Ada yamenye ko iyi safuriya yitwaye, tugomba kwitonda cyane. Ati agomba kuyishaka uko yayishaka. Ubu ngubu dufite imbaraga rero, ibi ngubu byatangiye rero, ntabwo ari buze kuba yayibona. Chidera we yakaniye. Ada yagarutse mu rugo akubita n'urugi cyane, bigaragara ko isafuriya yiwe byamuteye ikibazo. Uyu mukecuru akubuza kumwitegereza, ariko abona umukobwa hari ibintu bimuriho. Kuri kirunire pere aza yarakaye, aramureba, bararebana, aranarira cyane. Arangije kurira ntiyavuga. Ati Ada wagakobwa we, arinjira cyane yitotomba. Arangije Ada yikubita ku ntebe, ararakara, areba ati Ada, are you mad? Ase uri umusazi? Did you see me sitting outside? Ntago wambonye hanze? Why did you greet me? Ese ibi sinabyizera. Ati anti wandangije, urangije ubuzima bwanjye. Ese kubera icyo wabahaye iriya safuriya? Ati se nukubera ko kiriya gisafuriya kizi cyanduye nicyo gitumye utansuhuza? Wowe wanze kunsuhuza njyewe anti wawe, kiriya gisafuriya nicyo cyatumye bikora? Njyewe ibi ntabwo nshaka kubikora, ngomba kukurukana muri izo. Rero wowe wafashe iriya safuriya uyireza abantu utazi, kuko utabanje no kumbaza. Ati se wa mukobwa biriya ni bikiri kumbwira ngo bya biriya safuriya, ubundi ngindi kukubaza anti atunyihanganire ntabwo nagosohoje. Ati ariko iriya safuriya ifite izindi mbaraga zidasanzwe, ariko nimbikubwira nta nubwo wabyizera. Ni isafuriya yamaje. Ati isafuriya yamaje? Ade ntabwo ndi kubyumva ibintu uri kuvuga ngo isafuriya yamaje. Ati iminsi mike ishize nahuye n'umukecuru, uyu mukecuru wari uyifite, yarambwiye ngo nyimutwaze. Arangije arambwira ngo iriya safuriya ni ubuzima bwanjye. Rero iriya safuriya yagiye, ni isafuriya yamaje. Imaze ivura amaje. Ati Adam, njye ntabwo ndi kukumva wa mukobwa wa kakobwa ya anti. That pot
iriya safuriya ifite imbaraga byo kukuba ibintu byose ushyizemo imbere, amafaranga, imisatsi, ibyo kunywa, ikintu cyose washyiramo hariya isafuriya igikuba. Ngenda bizi ntabwo uri bunyumve, niyo mpamvu nangaga kubikubwira, niyo mpamvu naje ati iriya safuriya ngo ifite ngo imbaraga zo gukuba ibintu, ati iriya safuriya ishobora gukuba ikintu. Rero iyo uri guteka umuceri hano mu nzu, uwo muceri uriya muceri uteka wawushyiramo mo imbere, iriya safuriya ikawukuba ikawugira mwinshi. Izi nizo mbaraga ziriya safuriya. Iriya safuriya ifite imbaraga zo kugufata ikakugira umukire. Ati ada, wowe wari ufite isafuriya yashobora kungira umukire, warangiza ntubimbwire? Mana yanjye ese okay, ndabitekereza. Ati niyo mpamvu natekerezaga ko hari ikintu kiri muri iriya safuriya. Ati ada, ati niyo mpamvu Success na Chidera bagiye ntabwo nababona, nta ntantu nabakura. Rero iriya safuriya ni ukubera wowe nyine wayibahaye. Rero iriya safuriya ngomba kuyizana. Ati ada, iriya safuriya ifite imbaraga zo guhindura ikintu cyose ikaba yangira umukire. None wari wafashe uranyihorera, iriya safuriya ikaba yagiye. Wa kigoryi wa mukobwa we. Ati ada, Chidera babonye isafuriya yabakiza. Kwa ada ibintu byacitse byayobye. Ukurikira unirebe. Se Chidera, iyo safuriya uyijyanye? Ati se niki? Iriya safuriya ugomba kuyikoresha. Urabizi iyi safuriya igomba kutubera business, igomba kujya dukora business. Rero iyi safuriya kigiye kubanza nkoresha ino safuriya, ubundi kide nibera umukire. Rero ino safuriya nta kindi gitekerezo mfite, ngomba kugira ngo njyana kugira ngo njye gukora research ndebe ko ibintu byakunda. Ese uko ikibitinyuka agakobwa asinjye ugomba gukubita my 46 ngenye nanjye uwo musatsi. Rero urabizi ko nanjye nyine iPhone yise front yikeneye. Ati Success ibyo ntago bizi. Ati Chidera bararwana, aba bakobwa bararwana, bigaragara ko ari abakobwa b'utugoryi ku buryo bagona isafuriya habuzemo umwe ujye kuyikoresha. Rero bahisemo kuyirwanira, baratangiye bararwana, baragundagurana, bararwana, umwe ngashaka kuyikoresha undi ngo arayikoresha, baranigana. Rero baturana hasi. Ukurikira nirebere, abakobwa nta bwenge nta bitekerezo bizima. Tugaruka uyu mugore arangaha, uyu bamaje kumubwira ko isafuriya yamukiza, none ibintu byacitse byayobye. Adarasohoka mu gusohoka ukurikire. Ati anti, niki se niki kibazo? Ati ada, wenda ngira ngo ngukurikire ku ishuri, ubu tugomba kujya gushakira safuriya. Uyu mukobwa araseka cyane ko tugomba kujya gushaka isafuriya. Ati kuki uri guseka uwo mukobwa? Ada, I'm tired of this poverty. Yewe ndarushe kuri ubu bukene buranduye. Gatekereza, uzanye isafuriya yanyiza uyishyiza mu maso, none nayihaye Chidera Success barigende. Yewe ndajya mu rugo iwaba ngende nyishaka ubundi bigaruka. Ada, tugomba kuba bakire. Aramuseka. Ati Chidera and Success ntago nzaho kubakura. Kubera iki? Gute? Ubundi bari mu nzu zabo. Waburiye he? Njye nabashatse mu nzu yabo, njye nacakiye ku kigo. Umva, ntago bari ku ishuri, ntago bari mu rugo. Rero bari abakobwa bari mu rugo, tugomba kujya kubashaka agakobwa, tujya kubashakira buri hamwe w'agakobwa we. Ada, tugomba kuyizana tukayigarura. Njyewe ndushe kubera ubukene. Ada, njye ntago nshaka kuba umukire, ntago uri kubibona agakobwa we. Ukaramureba ati reka tugende. Anti, njyewe rero ntago nzi icyo nakora. Ati se nibiki tugiye gukora agakobwa we? Ati rero they report to the police now. Ati iriya safuriya igomba kugaruka. Ati anti, nujya kuri polisi, reka tujye kuri polisi. Niko namubwiye. Ati nujya kuri polisi ukabwira ngo hari isafuriya ya Maji ishobora gukuba ibintu byinshi, gaturatekereza ko abapolisi bari kwize. Ati rero ugomba kubona iriya safuriya. Rero tukabakire. Aramuseka, yaramusetse cyane. Ati aramuseka, aratonoka cyane.
ati ndabizi kiriya safuriya ugikeneye kugira ngo wibere umukire. Ati Ada njyewe ubukene burandambiye, ino safuriya igomba guhindura ubuzima bwanjye, ugomba kugenda tukajya kuyishaka. Ati reka tugende. Ati anti aturakoze cyane kumfasha, ariko izi mbaraga ushyizemo kumfasha ndazigushimira, gusa wihangane ngenda komeza mbashakisha, ubundi ndaza kubabona, ubundi ndaza kuguha amakuru nkubwire. Ati Ada njyewe ntugaruke kuri iyi nyubako utazanye iriya safuriya, uri kumva Ada? Ada njyewe ndigomba kuba umukire. Reba kariya gakobwa, mbega agakobwa kumbe kazana isafuriya y'amaje ntikambwire. Uyu mukecuru nyine nuga kabiri tumubonye, uyu mukobwa arimo aragenda mu nzira yiwe, abona umukecuru arikanga cyane, yarikanze. Uyu mukecuru yungiye kumubona, kuvuye kungiye kubona isafuriya arangishira mubura. Rero mu kumubura asa yubuga gake gake, asa yirukanga gake gake, araza gake gake, aramubonye. None ati mama, ati mama, ati niko mukecuru hehe? Ati mama njyewe ni ibintu by'ingenzi, njyewe nabuze safuriya. Ati mama ndakwinginze njyewe nkeneye kuza. Ati mama, wa mukecuru we uri hehe? Ati se yarari hano ndamubonye, yarahagaze hano. Ati se siko cyese agenda, ntago nandi kurota. Je namubonye mukecuru. Mama, ati mama, ati mama, ati ngende inyuma y'uwo mukobwa wanjye ngo arikanga. Ati mama, ndongenda kubonye. Barahoberanya. Ati ndongera ko mukobwa wanjye ni iki? Ati nagukumburaga nagukumbuye. Ati mukecuru, my daughter, ati mukobwa wanjye, why is your face like this? Ati nukuba iki kwisura bigaragara gute? Bigaragara kuba baje cyane. Ati vuga mukobwa wanjye. Ati mama, umbabarire unyihanganire. Aburi cyo kuvuga. Ati nubuzi ya safuriya. Ati children success babonye ya safuriya barangije barayinyiba. Ati nukubera makosa yanjye. Ati nagerageje kukuburira, narabikubwiye. Ati mama, ati unyihanganire. I was supposed to protect that pot. Nagombaga kuyirinda kurusha uko ndinda ubuzima bwanjye. Ati ntago nabyizeraga ko nayibura. It's not your fault. Ati nukubera amakosa yawe. Nyine wabeshywe. Niyo mpamvu ugomba kujya gushakira safuriya ukayigarura. Ati mama, ati se ni gute nzabonera atafuriya? Sigira success ntago nzaho kubakura, kandi nabashakiye mu nyubako yabo ntago baje no kwishuri, nta nubwo bari no mu nyubako zabo, none kandi bayijyanye. Ada, that pot cannot be in the safuriya ntago yaba mu maboko mabi. Niyo mpamvu ari amaboko mabi ugomba kuyakuramo, kandi iyo ugiye maboko mabi iriya possessinga ukurikira urebera. Reka magarike nubwo kabiri magaritse, murabizi ibi bintu ntago mbikunda. Uyu mukobwa aramubwira ati nabuze safuriya, kandi children success bayijyanye. Uyu mukecuru aramubwira ati rero wa mukobwa we, iriya safuriya ntabwo igomba kujya mu maboko mabi. Igiye mu maboko mabi ya possessinga cyangwa uri kuyikoresha nabi, iramupossessinga ubundi ikamukoresha ibitari byo. Kumupossessinga mbabwira mu byumve neza, ni kwa kundi nyine ukora ikintu kibi, ubundi icyo kintu uri gukora kikagukoresha gukora ikindi kintu, kandi icyo kintu igukoresheje aba atari ikintu cyiza, ikabigukoresha utabishaka, atari ku bushake bwawe, we ukumva gusa uri kubikora nta kindi gusa. Uko niko rero uyu mukobwa bamubwiye, wowe ukumva ko gusa wowe ushaka kubikora gusa, ukumva ko ushaka kubikora nta kindi. Nuko nguko uyu mukecuru yamubwiye. Icyo kintu rero ikiba kikubayeho, iyo safuriya niba iri gukoresha kandi ku bushake bw'iyo safuriya nta handi hantu. Ati rero ngashaka gubarabana ngo bashaka nko kugenda bakuba imisatsi, wejize nyine wigi ni imisatsi, kandi barabana nibaguma kuyikoresha nabi iraba possessinga. Rero ishobora gukoresha izo mbaraga zabo, izajya yangiriza abandi bantu. Niyo mpamvu ugomba rero gushaka
kuyizana. Rero niki ngomba gukora? Children success bayijyanye. Ati se mama ngiye nkora iki? Ati mukobwa wanjye ntugire ikibazo. Kurikire I will help you. ndagufasha kuyibona. Ati se ni gute ndibona? Ntabwo nzaho kuyibona. Ese ni gute ugiye kubikora? Arangije ntugire ikibazo. I must help you. Ngewe ndaza kugufasha kandi mari ndahari kugira ngo nyikuzanire nikugarure. Genda kwinginze ugombe kugira umutima utuje. Niyo mpamvu rero naguhaye irazafuriya kuko uri umukobwa nabonye nk'umutima mwiza. Ugomba kuyibona umukecuru utangiye kwizunguza. Ugomba kuyibona. Uyu mukobwa yaraje ati nyuma na nyuma y'imisatsi yanjye ngiye kuba umukire. Imisatsi yanjye ati wigi yanjye imisatsi yanjye niyo ngiye guheraho. Mana we nyuma na nyuma ngiye kukubona umusatsi we ayiha n'akabizo. Arangije gusabika kino safranga uyikoresheje nabi iraguposesinga. Arangije arapfundura afata wa musatsi ati ibi rero ngiye kubikora. Afata umusatsi ushyiramo. Nyuma yo gushyira nk'umusatsi umukobwa arapfundikira kugira ngo imisatsi ibe myinshi nyine. Ni umukobwa wikundira imisatsi uri aho ngaho. Arangije afata arakubita inshuro 3. Nyuma yo gukubita inshuro 3 ati success adaramubonye. Ati wowe safari ngiriye ndagukubita adaramubona. Ati mbabarira ati ndagusobanurira. Usobanurira iki wagakobwa? Ati ni wowe mwibya isafari ngiriye. Ati ntago nzahire. Ati se ya safari. Ati dera namubuze mu nyubako yabo. Ubundi ari heza dera ari heza. Isafari mugomba kuzana isafari mwangambaniye. Ati dera ni igitekerezo cya dera ntabwo ari icyanjye. Dera rero namukurikiye kugira ngo tujye ku nyubako yanyu dufate iyo safari ubundi tuyitware ubundi kugira ngo tugire ubuzima bwacu. Girangira dufasha kugira tubone icyo dushaka. Iradufasha kugira ngo tubone imyenda, kugura imyenda, ngo tugure amatelefone, ngo ubundi ngo ducuruze imisatsi. Dukore nyine kugira ngo iduhindure ubuzima. Ubundi dukorere akantu keza mu buzima. Ati success mugomba kureka kumbwira ibyo story byanyu. Ubundi dera ari hehe? Ati Ada dera yajyanye ya poti yawe yayijyanye. Rero dera wowe ugomba kuyinoteza base tukagenda. Yagiye gukoresha isafuriya ngo kugira ngo ayihindure nk'imisatsi yiwe imisatsi ibe myinshi. Nicyo yagiye gukoresha iriya safuriya. Rero arashaka kuyikoresha nabi. Rero uriya mukobwa ashaka iki? Mwebwe muri ababeshyi mushaka gukoresha iriya safuriya ngo kugira ngo mukore ikintu cyose mushaka none. Rero mugomba kuzanira iriya safuriya. Rero nutamira safuriya ugomba kumbwira ibintu bimwe. Isafuriya ngiriye dera ari hehe? Ati Ada ukeneye kujya kuzanira iriya safuriya vuba vuba kuko dera ashaka kuyigurisha. Ati dera ashaka kugurisha isafuriya. Tugomba kujya kumushaka tutazakererwa. Kwirukanka winjyana ahantu dera ari safuriya yanjye agiye kuyigurisha. Uwo mukobwa w'umusazi gusa. Wa mukobwa dera arahangaha. Dera rero yatangiye gupfundura. Reka pfundura isafuriya apfunduye havamo inzoka. Ati ibi ni ibiki? Mana yanjye ibi ni ibiki mwizina rya Yesu? Ukugira ngo havemo kurike ukugira ngo have nk'imisatsi yifuzaga havuyemo inzuki zitangira kumwirukanga kuko nyine isafuriya ari kuyikoresha nabi. Inzuki zamwirutseho. Ati Chidera ababo wakigogiwe wibye isafuriya yanjye. Isafuriya yanjye iri he? Okay ndagusobanura. Ndago nibyo isafuriya yawe nayifashe ngo nyikubikire iri here. Umubeshyi uriye yibye kugira ngo agende kuyikoresha mu bushakashatsi bwiwe. Adam ira safuriya iri hariya yizera nari nagiye kuyikubikira. Ese nukubera icyo wabaye umubeshyi uniyizeye? Ese wowe wangambaniye urangije uraza uranyiba wangambaniye. Ati urabizi ko turi inshuti nagomba kuyikubikira. Ada mubaze genda poti iri hariya, genda uyitora iri hariya. Umukobwa yahahamutse. Ati genda uyitore. Ati ibi ni ibiki? Uyu mukobwa yarirukanse. Ati dera I told you. Ati iriya safuriya niyo yabimukoze. Iruka nkujye kureba. Tegereza aho ngaho njye kureba.
uyu mukobwa yarirukanse agiye gutora isafuriya yiwe isafuriya yiwe nyine yaposinze uriya mukobwa none yamuteje icyo bita ibintu bita inzuki ziriya ni inzuki rero bizi ngira ngo tubyumvikaneho neza uyu mukobwa aterura isafuriya yiwe arangije araseka cyane isafuriya yanjye arangije arayitora arirukanka cyane isafuriya yiwe yarongeye arayibona nyuma y'igihe bari bayimwibye yari yayibuze amaze kongera kuyibona arayifata Success aramubona Success aramubona rero kurikira amagambo ati Ada urayibonye nyuma nanyu murayibonye yego nyuma nanyu ndayibona ndongeye igaruye isafuriya yanjye ugomba kumfasha kurikira Ada ndakwingiza babarira ugomba babarira ukantiza ino safuriya byibura umunsi umwe ndaza kuyikuzanira mara kuyikoresha umunsi umwe gusa mbabarira Ada aramubwira ati hoya ese mwe abakobwa mwe kubera iki muri gutekereza ibyo bintu ku isafuriya yanjye nta wowe ubundi ntabwo nagomba kubaha n'iyi safuriya ati Ada ndakwinginze jewe ugende ndakwinginze uyireke ngende mu rugo basi ureke basi nanjye imfashe ureke imfashe kugira ngo natwe tubone amafaranga isafuriya igomba kudufasha kandi igihe amafaranga ya school feeding yanjye ya school fees ntabwo ndayishyura ndakwinginze mbabarira untize ino safuriya byibura bwa rimwe mbashe kujya nayikoresha ubundi mbone amafaranga y'isuri mbone n'ibyo gukoresha mu rugo arangije arayimuriza ati hoya ati ntago naguhereza ino safuriya nimba ukeneye amafaranga yo gufasha mama wanyu ndetse no ku ishuri n'ibiki byose ntago nayiguha habe na gato ati Ada wa mukobwa we ukurikira uninde reka rero mbikubwiraho neza nubwo tumagaritse uyu mukobwa aramubwiye ati wambabariye ukantiza iyo safuriya ubundi nkagenda gufasha mama nkamuha ku mafaranga ubundi namara kumuha ku mafaranga nanjye nkishyura amafaranga y'ishuri kuko urabona ubukene buratwishe mbabarira umfashe untize iyo safuriya byibura nanjye mbashe kuba nakikenura ariko Ada arayimwima arangije ambwira ati urakekura umuhanga wa mukobwa we ibyo ukoze ngomba kubikwishyura bigomba kukugaruka uyu mukecuru araha arimo arigendera Ada yaturutse hariya ku ruhande ukurikira unirebera umukecuru barahuye gutyo uko niko bahuye nubwo gatatu bahuye amubonye arikanga ati mama azahumeka cyane ati mama reba nabikoze nabonye bya safuriya nonaha ati byiza cyane mukobwa wanjye ati umva uri umuhanga kandi umunyabwenge wabikoze neza byiza wabikoze neza mukobwa wanjye urakoze Ada Now that you have the pot, aka kanya ufite safuriya ugomba kwitegura kuko hari ibintu bigiye kukuzira we mukobwa we ati mama ntago ndiko byumva ati imbaraga z'iyo safuriya zigiye kuguhereza igiciro gihambaye sijya kugusaba igiciro gihambaye abantu bose bayishaka kugira ngo bayikoreshe mu byishimo byabo cyangwa mu nyungu zabo bagiye kukuzira kandi bakuzira uwo mukobwa ati se mama uri kuvuga iki niba ndi bugiye kunzira ati Chidera na Success bagiye kukuzira ubundi bakurwanye mu buryo buhambaye bariya bose bagomba kuguhagarika kugira ngo bagire icyo abo bahagaritse bagomba gushaka iyo safuriya kugira ngo bayikoreshe imbaraga zabo zamaje bazikoze ibi ngibi ntabwo ari bya Dera na Success njye ntabwo mbakanga ntabwo bankanga reka baze iyi safuriya ngomba kuyirinda n'imbaraga zanjye zose n'umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye niboze ntabwo bankanga yego ndabibona abavandimwe n'abavandimwe abasiki n'abashiki ndetse abakobwa ndetse n'abakobwa ndetse baraje baguhagurukire wirinde uwo mukobwa we wa mukobwa wirinde umukecuru acaho uyu mukecuru rero agiye kujya akora nk'umujyanama uyu mukobwa kugira ngo iyo safuriya ijye mu maboko mazima
aka tugatangiye aka kanya aka n'agace ka mbere ubundi ndaza kubakubita mu gace ka kabiri ninkarangiza. Uyu mukobwa yatsaba abakobwa isafuriya yiwe, ubundi rero abakobwa bagiye kumurwanya, bamurwanye bamwerezaho n'abantu benshi bamurwanye kugira ngo isafuriya bayibone. Bariya n'abashaka gukoresha iyi safuriya mu nyungu zabo kugira ngo bayibone. Ukurikira undi mbere uyu mukobwa arikanga rero, umukecuru aragiye ati iyi safuriya aragireba, urugamba ruramuziye. Uyu mukobwa arangije arikungutsa caho, mu gucaho agaruka mu rugo. Ukurikira uyu mukecuru arategereje, uyu mama yari ayamubonye agiye kubona Ada agarukanye isafuriya. Ukurikira ati Ada araseka, Ada my sister. Ada mukobwa wanjye, mukobwa wanjye ati ubonye isafuriya Ada, I know you will not disappoint. nari mbizi ko uri buza kugibona. Welcome my sister. Urakaza mukobwa wanjye ati Aunt I know urakoze. you will not disappoint Ati me. ndabizi ko You are a brave ntabwo child. wari In our kumbeshya, family, uri we are umukobwa very uzi strong and ubwenge, brave. mu muryango wacu And I turi know you will abanyabwenge not kandi disappoint tuzi ubwenge, And I ntabwo know. wari kuntenguha. Ati Ada It's not so early. waza I really tugatangira. want to know how this Ati magic njye ndashaka kumenya ko iyi no safuriya ikora, ndashaka ko tuba abakire, ubundi tuba abakire, inoze tugura amazu, tugura amamodoka, tugura ibintu byinshi. Ada ndeba Ada ndeba, njye nyereka uko iyo safuriya ikora ndakwingize. Ati Auntie ino safuriya njye ndarushye, reka tuzakoresha indi safuriya y'ikindi gihe. Ati ukeneye kuruhuka rero, ndabizi ko ibi bintu rero ugomba kubimenya. Njye ndashaka kumenya ko utambeshya ibintu ino safuriya ikora, ndashaka kumenya ko nyereka ko icyo ikora. Njye nyereka Ada, njye nyereka. Ati Ada njye Auntie warese nkaruhuka, njye ndashaka ko nyereka ino safuriya uburyo ikoreshwa, kandi wabimbwiye nyine ugomba kubinyereka. Reka tubikore nonaha. Uyu mukobwa arayifata, arangije ayitereka ahangaha nawe aricara. Do you have any money with you? Ati se hari amafaranga ufite? Ati Okay, Ada, I have 1,000. Let me bring ati it. mfite igihombi, reka nkizane. Afite igihombi munsi, reka nkizane. Agiye gutestinga Ada amwereke ko ino safuriya ikora. Arangije azana igihombi. Ati Ada, ati fata igihumbi cyonyine nicyo mfite ubundi gikoresha. Ada aragifata ashiramo, amaze guterekamo aterekamo, amaze guterekamo aramureba, akubitaho kabiri gatatu, niko bigenda ubundi ibintu bigacamo. Aramureba ati ndi kukubona. Arangije mu gupfundura, dore amafaranga, dore ati Ada ati reka gusakuza, aya n'amafaranga. Yesu we, mana we, mana we, urakoze we. Ati ndabizi ko uzanyibuka umunsi umwe, nari mbizi we. Ati amafaranga ndiyabonye, ngomba kugura muri kimwe cyose nkeneye. Ati gute Ada? Aya n'amafaranga nyanyayo. Ati naya nyayo, byarangiye narangije naya nyayo. Ati Ada, ati se mbwira n'amafaranga ya nyayo original Ada we. Ada na original. Urakoze Yesu. Ati ngenda kwishimiye mukobwa wanyu. Gaureba tugiye kuba abakire, tugiye kugura amazu, tugura amamodoka, tugura ibintu byinshi. Iyo ni inkuru yacu. Ati ndakwingiza Ati buretse nibiki uri kuvuga? I know what you're thinking, but this pot is not for that. Dago iyi safuriya ntabwo ari ibyo bintu ugomba gukora. Ada ntabwo ndi kukumva. Uravuze ngo ino safuriya ntabwo ariyo yakora ibyo ngibyo. Ubundi nibiki uri kuvuga? Ati reba njye ndi kubona ibimenyetso. Aya ni amafaranga kandi menshi. Buri munsi tugiye kuba abakire buri munsi. Ati Auntie ntabwo tugiye kuba abakire. But we will not use this pot for any other Iyi safuriya ntabwo ikoreshwa muri ibyo bintu. Tuzajya tuyikoresha tugiye gufasha abantu. Ino safuriya niyo mpamvu ino safuriya yampawe. Ati Ada, urabizi njyewe ufite isafuriya mu nyubako yanjye, isafuriya yamaje, ntabwo ngomba kukureka rero ngo ngukore ibyo ngibyo. Kandi nizere kuri murakina. Ati Auntie ndarushye, reka njye kuruhuka, nshaka kuruhuka, reka njye kurushya. Ati reka nkubwire mukobwa wanjye, wowe genda uruhuke. Rero ibyo ngibyo uri kuvuga ngo iki ntabwo ugomba kubinkora. Reka ibyo ntabyo wankora. Hano hari umukobwa waje, umukobwa nyine arameze nabi, murabibona. Aza kwirohora tu.
umukobwa yari arushye ameze nabi, aza kunyara aha ni muri ya nzira Ada akunda kunyuramo. Hari umusore waje, umusore wambaye gutyo, arangije araza atega amafaranga, atangira kunyanyagiza amafaranga. Uriya mukobwa w'ujyanyaraga arayanyanyagiza, aramaze kuyanyanyagiza, arangije agenda umukobwa amaze kwiruhura ati mana yanjye we, mukuruka agize gutya mu mafaranga ati Yesu nyagasani cyekwe. Is this no $100? Ese aya ni amafaranga ya nyayo y'amadolari? Arangira arihumura, wasanga ati kurota. Arabireba ati ngo nguki Pass like this. njye nanyuze ahangaha kandi n'amafaranga yarahari. This money was not Ese here. amafaranga ntabwo yararaha. Uko akabitekerezaho, It's a ritual money. aya n'amafaranga y'abanyamigenzo. Amadolari It's ijana. too big to be a ritual money now. Ntabwo ngomba gufata amafaranga y'abanyamigenzo wangu. Aya mafaranga ati Should I pick it? No. ese bunyatore nyareke, nyatore nyareke, njye ntabwo nyatora, kanigendera ntabwo nyatora. Agiye kugenda umutima uramwanga, abitekereza. But wait. Reka mbanze buretse, If I take this money now, ese nifata I can n'amafaranga do so many things in my life. nzahindura ibintu byinshi mu buzima Bible bwanjye. straight. Nzagure imisatsi, 16. iPhone 16. It's really go a long way. Ati ni inzira ndende. I think I need to pick this money. Ndatekereza ngomba kuyafata. Umukobwa arangatereka ibitabo bye hasi. Kurikire tubonye uko bayateretse nyine, ntago tuzi impamvu uriya mugabo yateretse. Uyu mukobwa arayafata kugira ngo yumve aya mafaranga ndumva ari mazima. Okay, ndumva ari mazima nta kibazo. Arakomeza atora ukurikire akantu ko kandi njyewe rega ntacyo ntazaba hamwe. Ndacyari Mr. Obedi. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo n'inshuti zawe nyine zibone akantu keza nkaka ubundi mbagezaho. Uyu mukobwa akomeje gutoragura amafaranga, arayatoragura, yarayatoraguye, arakomeza aragenda arayatoragura, yakomeje agenda atoragura amafaranga. Ntabwo azi uwo yashyizeho, ni menshi cyane nyine bigaragara ko uwo yashyizeho afite ikintu ashaka cyangwa se ikindi. Uyu mukobwa akomeza agenda ayatora, ageza mu muryango abona amafaranga menshi cyane. Ati yego we, ubu ngiye kuba umukire, we ndi umukire. Uyu mukobwa yarinjiye, mu kwinjira ugiro kinzi eti araseka, byarusitse cyane, ashyiraho n'amakare. Women and money. Abagore n'amafaranga. Toragura. Abagore n'amafaranga we. Arangije uyu mukobwa Kidera yaje yirukanka, hari ibyamubayeho bitari byiza. Yagarutse ahangaha ati wowe n'ibiki uri gukora ahangaha? Ati adumba barire ku byabaye. I was blinded by nari my vision. nabaye impumyi bitewe n'ibyifuzo byanjye kugira ngo mfate maje ikintu cyamaje. Ati nyihanganire, I'm really sorry about yari it. kugira ngo nigire umukire. Kidera ibyo ntabwo mbishaka. Ese ibintu by'imbabazi uri kunsaba ni ibiki? And I want your help. Ati Adam nshaka ubufasha bwawe. First. Ati iyo safuriya yaravumwe, iyo safuriya iri kunyangiriza mu nzozi zanjye, ndi kuyirota, ndi kurota ibintu ntazi by'inzuki. Ahantu hose ndi ndi kurota inzuki. Ati inzuki, ati njyewe ahantu hose ndi kujya ndi kubona inzuki, ahantu hose ndi kujya ndi kubona inzuki. Ati se uri gutekereza nagufasha iki? Wangambaniye. Ati ndakunyize Adam, njye ndi kukubwira mbabarira, njye ndi kujya kubona nkabona ibintu binshi hejuru byinshi. Uwo ni success yaraje. Uyu mukobwa aramubona ati se wowe success wowe. Uyu mukobwa ibintu akomeje kumva biri kumuduhira mu matwi ni byinshi. Yarice ati Ada ntabwo ndi kwizana, Dera ni ikigoryi, isafuriya ntiwayimusubiza. Ati umva ibyo, ati njye success ntabwo ndi kubeshya, ibyo bintu ntabwo muri kubyumva, ntabwo. Ati birahagije bana, birahagije. Asamubwira ngo hari ibintu biri kumuduhirira. Ati mwomereza akanya mwatuntuze me. Arangije ajya mu nzu. Dera hari ibintu biri kumuduhirira mu matwi. Uyu nguyu ahura n'uyu nguyu anti we. Ati Ada,
Ada uyu mukobwa yaraje ati success na Chidera mwabakobwa mwe simwe mwaje kunyiba isafuriya yazamindura ubuzima isafuriya kumindura umukire injyane impereza imisatsi ingurire buri kimwe none mugarutse kuyireba reka nze nkoreke reka nze mbazanira isafuriya rero mushaka reka nze nyibazanira isafuriya mwifuza ati Ada reka nigire ku ishuri uyu mukecuru uje asana umupanga rero abirukankaho isafuriya yamindura ubuzima mwabigoryi kimwe muri kuza kuyintwara mwanuza reba ko bira bigoryi ibikobwa bye bigoryi gusa bishaka kuntwara isafuriya yamindurira ubuzima bwanjye ikanjyana hanze ikangurira umusatsi ikankura buri kimwe cye ngomba kubirukana mwabigoryi mwe uyu mukobwa tugaruka hano uyu mukobwa yaraje ni success ni mu gahe kaciyeho cyangwa se agahe kaciyeho runaka uyu success yaraje ati se Chidera yaje amubwira ati warangambaniye success wowe wagiye kubwiraho Ada wagiye kumubwiraho ndi aho nkawe nta mahitamo nari mfite njyewe uyu ngarubwira ati rero se kubera iki wamubwiye rero kubera ko ari gufatira isafuriya ukayikoresha ku nyungu zawe utayimpaye ngo nanjye nyikoreshaho kuko ati njyewe rero nabikoreshe koko ariko iriya safuriya yagombaga kuduha imbaraga njye nawe twembi ati se nibiki wari uri kuvuga ngo ngiye ngomba kuba ngo powerful kandi wari kuyikoresha ku giti cyawe ari wowe yikoreshaga rero kwa mukobwa we Chidera ati se success ni wabikoze kubera iki njyewe nakoze buri kimwe kugira ngo tube neza tumererwe neza oya Dera we wakoze buri kimwe ku bwawe ku giti cyawe ntabwo njyewe wari kunyitaho aka kanya rero adafite isafuriya rero yewe bwenyine ku giti cye nicyo ugiye gukora rero atugomba kumenya ibi bintu rero ukabyicuza cyane success ibintu ukoze njyewe ntabwo ngomba kukwicuza kandi rero njyewe finally irasafura ngomba kuyifata ku giti cyanjye kuko wowe ntabwo nakongera gukorana diru nawe uyu mukobwa aramubwira ati tuzabireba success aramubwira ati nta diru nakongera gukorana nawe yo gutwarira safuriya uyu nguyu uri Chidera aramubwira ati tuzabireba tugaruka uyu nguyu rero bigaragare ko ari anti wa Ada atangiye kumutegura utuntu twiza adageze aho arikanga ngwiki aratangara ati anti asibye nibiki bijya mbere Adamu koga wanjye naguteguriye icyakura cyiza umukobwa mwiza cyane wanjye urabizi anti ibi ntabwo ndi kubyumva ese njyewe ndi kwigendera ubundi kuva mu gitondo wanteguriye ryari ibyo kurya no bwa mbere urabizi ko kuva uyu munsi ugomba kuba prive ukarya inkoko ukarya umuceri ukarya buri kimwe urabizi turabakira ubugubu ati se nibiki uri kuvuga njyewe ntabwo ndi ubundi nibikiri kuvuga ngo ntiturabakire dufite isafuriya yakuba ibintu byose yiga kuba muzu yiga kuba amafaranga yiga kuba buri yiga kuba imodoka rero niyo mpamvu nagutegura ibintu biri special inkoko n'umuceri mukobwa wanjye mwiza mwana wanjye w'umukobwa mwiza rero ugomba kurya wada mama ati anti ngomba kugenda ati Ada ugomba kurya mbere yuko ujya ku ishuri ati mukobwa wanjye mwiza aramuryoshya aryoshya ati fungura umunwa wawe ugomba gufungura umunwa wawe ukarya nurya ati mbabarira urya mukobwa wanjye ati fungura umunwa aramutamika ati ibyo birahagije jewe ndahaza wangu reka nigire ku ishuri ati se urishuwa ndaza kukubikira ubundi uburyo uvuye ku ishuri ati Ada uretse mbere yo kujya ku ishuri se wampereza iriya safuriya nkayikoresha hoya ati Ada wayi kubera iki ati iriya safuriya ntabwo ugomba kuyikoresha iriya safuriya nturikoresha izakwangiriza iriya safuriya ntabwo igomba gukoreshwa mu bintu byose wifuje iriya safuriya yakwangiza aturabizi urantegereza mbanze nze ubundi ndakubwira icyo gukora n'ingaruka rero iriya safuriya ntuyikoreshe iriya safuriya yakwangiriza anti yakugira nabi cyangwa reka mbanze mve ku ishuri ubundi nze ngufashe ati ndaza kugutegereza mwana wanjye ubanze uve ku ishuri kuri kino rero Adamu mukobwa wanjye Ada aramubwiye ngo urantegereza mve ku ishuri ubundi tubashe kuba twabikora apana ati uyu ni Ada ati brilliant umeze gute umeze neza ati se niki uri gukora ngaha ati nagutegereje
rero ntegereza akamoto ntabwo ndi kukabona. Ati imoto reka twigendere n'amaguru. Moto se ni ibiki? Uravuga moto ukavuga moto wowe. Abagizanga ati buretse ati sibi ni ibiki? Ibihe? Ati hano ku butaka ntabwo uri kubona bireba nk'amafaranga. Yesu Kristo. Uyu mukobwa bibonye arikanga. Ati se ada arana amafaranga. N'amadolari ada. Reka tuetore. Tiburetse. Ese ubukobwa wabaye iki? Ati kubera iki uri kumbuza? Kwa iki uri kumbuza ngo ntabwo natorera amafaranga? Ari amafaranga ntabwo uri kubibona uri umusazi. Ntabwo uri kubibona. Reba urakeka rangahe? N'amadolari ijana wa mukobwa we. Ati reka nze nyarebe ikaze nsacinge avunjwa ngahe mu manayira. Yesu we mana yanjye ada This is 170,000 ari igihumbi ari ibihumbi ijana by'amadolari wa mukobwa we. Iri rajana ry'amadolari riva mu ibihumbi ijana by'amanayira. Amafaranga ntabwo tugomba kuyafata. Ntabwo tugomba gufata amadolari ari ku butaka. Ese uzi impamvu ari hariya? Ntabwo tugomba kuyatura. Ada nyine amafaranga amafaranga ari hasi ubundi ukareka. Amafaranga n'amafaranga ateruzaze ngomba kuyatura. Umva brilliant kindi kukubuza ari amafaranga agomba kuba ari umutego. Hari umuntu ushobora kuba wateguye kudutega. Ugomba kwirinda. Ati ada reka duture amafaranga tujye kuba bakire. Reba jeje ari amafaranga je ngomba kuyatura ngakwihorera. Ati brilliant ndakubuza. Ura mukobwa aranga. Reba ngenda yatoye hari icyo mbaye. Ati ada urabizi wowe guma ngo negereje je nigire gutura amafaranga ndaza kukureba ubundi ndaza kureba uburyo ndaza kuri kureba. Ada ndaje wowe ntegereza gusa mukwatura amafaranga adaranga kuyako. Ati brilliant reka twigire ku ishuri. Reka nkubwire twigire ku brilliant twigire ku ishuri. Uyu mugabo akomeza kugenda atega amafaranga hanga nukugira ngo uno mukobwa mufate. Uyu mukobwa akomeje akomeza kugenda abona amafaranga. Uriya mukobwa ada arangije nigendera. Ati brilliant ati ada ndaje wowe negereza ndaje. Adabona umukobwa yagiye ati kagakobwa sundi akagakobwa nakagoryi gusa. Umukobwa akomeye brilliant akomeza gutera amafaranga aritorera amafaranga. Umukobwa nyine bigaragara ko ari bamwe bakunda amafaranga. Ageze ahangaha hari uwo bahuye arasika cyane kurikire tora sha. Uyu mukobwa arikaga arasakuza adarabyumva. Ati brilliant niki byagenze gute uyu mukobwa arabyumva. Ati brilliant byagenze bite byarenze ute wa mukobwa. Aramwumva cyane. Uyu mukobwa arazagenda bimuba abona mukobwa ntakiri kumubona. Aragira ati brilliant ari he? Ati we asakuriza kure. Ati brilliant arasakuza cyane. Brilliant arakomeza arasakuza cyane. Mukugira aha abusanga umukobwa bari kumujyana barumwinjiza. Uyu mukobwa aha akurikiye. Ati yewe niko yewe fungura ukurikira. Uriya mugabo ashimuta abantu. Uriya mugabo nyine ni umunyamigenzo ashimuta abakobwa. Ntabwo tuzi icyo ashaka gusa uriya muntu umukobwa tumaze kubona wa kabiri ashimuse ntabwo tuzi ikibazo gihari. Kuri kintu nirebera urasobanukirwa rero. Aka ni agace ka mbere ndaza guhita mbashyira nk'agace ka kabiri kariya kitwaga Adapt the Magic Part. Aka ni agace ka mbere. Ukuri kintu nirebera agace ka kabiri ndahita nkabakurira nonaha ubundi nkabashyirireho uko ndiko bigenda.